gusuhuza abantu mwese mukurikiye ino video. Imana ibaho umugisha muri gukurikirana ino video. Nagusaba gukora subscribe kuri iyo channel kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana video zinyuzeho izo arizo zose. Tukaba tugiye gutangira kujya twigisha gitari ku muntu wese wumva ushaka kwiga gitari. Nagusaba rero gukora subscribe, ugakora share kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo yabasha gukurikira amasomo tuzatunyuza kuri ino YouTube channel ariyo bita Jules Acoustic cyangwa se Jules Guitariste Acoustic. Nabyo nta kibazo. Rero nagira ngo mbabwire ko tugiye gutangira kwiga amasomo ya gitari. Tuziga amanota agiye atandukanye. Gitari igira amanota menshi, agiye atandukanye. Igira ibyo bita amamineri, ibyo bita amajeri. Tuzagenda tuyibona byose uko bigiye bitandukanye. Ikindi ku bantu bashaka kwiga gucuranga solo iyo ari yo yose, nabo tuzabafasha. Ushaka kwiga gucuranga solo nabwo watubwira tukagufasha, tukakwereka n'amanota bacuranga muri solo agiye atandukanye. Ubwo rero buri muntu wese ushaka kwiga gitari haba ari kuri YouTube channel, kuri Instagram cyangwa se mu kimwe kuri WhatsApp, hari nimero zanjye wampamagaraho nkagufasha, arizo 0788776914. Gucuranga indirimbo zaba iza kera cyangwa se izo bita karahanyuze. Iyo ari yo yose wakumva ushaka kwiga gucuranga, watwandikira muri comment tukakwigisha, tugahita tuyigucurangira tukayikwereka uburyo bayicuranga n'amanota ibirimo. Ushaka kwiga gucuranga indirimbo zo mu gitabo nta kibazo, nazo turazicuranga cyane, twakwereka uko bayicuranga, tukakwereka n'amanota irimo, tukakwigisha kuyicuranga. Ikindi abantu bashaka kwiga indirimbo nanone z'abahanzi nabo none izo bita iz'isi, nazo nta kibazo. Kuri buri umwe wese nta kibazo twakwigisha. Gitari igira amanota menshi cyane ku buryo ntabwo wapfa kumenya iherezo ryayo, gusa azwi ni 7.
guhera kuri do ukagera kuri do nanone. Turavuga ngo do re mi fa sol la si do. Ariko rero bikagira ibindi byinshi cyane biyashingiyeho, bikagira amamineri, ibyo bita amasentiyamu, nabyo ni byinshi. Kandi gitari ikabigira mu ko bafata amanota menshi, kuko ushobora gufata amanota bigiye bitandukanye. Ushobora gufata do ariko ukayifata mu buryo burenze 10 cyangwa se wenda burenze 5. Ukaba wafata mi ukayifata mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Akaba ari nk'umuntu ushobora gucuranga nka do, akaba yayicuranga agacuranga nk'iyi ari do, ariko n'iyi ni do, ugakomeza ugenda uyifata n'ukundi bugiye butandukanye. Nabyo birahari byinshi cyane. Ubu rero tuzagenda dufata amasomo agiye atandukanye, tubereke uko bafata do, tubereke se wayifata gute, wayifatira hehe, tukwereke ko wafata re, wayifata gute, wayifatira hehe. Ibyo ni ibintu byoroshye tuzagenda dukurikirana. Gitari rero ikaba igizwe n'ibice byinshi bigiye bitandukanye, nabyo nzabibasobanurira, mbasobanurire uko byitwa, mbasobanurire ngo iki ni igiki, mbasobanurire ngo ese ibi ngibi ni ibiki, mbasobanurire se kino kimaze iki. Hano hariho akandi kantu nako, aka ngaka karanaka, karaka ku muntu utakazi, karaka. Tuzagenda tubikurikirana byose kuri ino YouTube channel. Icyo nakubwira ni ugukora subscribe, ugakora share, ukaduha n'igitekerezo muri comment kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza.